rega ibingenda byikora gutaraza ubwo rero reka mutegereze muri salo uze ndashaka kukubwira genda nanjye reka ntungane tutudaje sawa uriya mugabo arashaka kumbwira ikira ko reka nzajya kumvira ntamubwira ntacyo nanjye sigaye ntunganye kuri babiri aha ngaha ubundi nze n'undi kintu ushaka kumbwira aba yarabishyize ibintu byose aba yarabishyize kirusha mbwira kosanze ntacyo ukareka njya kumva ikoshera mbwira ndagaruka kuzarabisa karoti inyuma pe njya kumva icyo mbwira Chérie. umugabo ntaraza ni ukuri yakesheje ku mana yanjye we ibi ni ibiki koko byukire ntazi ukomanga sinzi uburyo Rudoviko nzamugenza rwose aranzananiye nawe se umuntu udahinduka koko harya ubu mpaka ndende no kumuhururiza ariko mama sinzi cyakora kanze mbahamagare batebuke ndabivuga byose dore mbere namugiriye ibanga maze kubihaga se nazaguma gutyo kugeza ryari ntago urwo rwaba ari urugo oya ndabihaza kanze mbahamagare ndabona abana atinze bahamagare batebuka atava hana kwepa abeshya ngo agiye gusenga ibintu byo gora amasengesho tumva amaze kubihaga n'ukuri wa mana asubu bizarangira ryarira ibigeragezo aha Sharika nze numviye nkuru nziza ifite
ushaka kumbwira da ukamugore mwiza mubwire gacana kuko aramugurishe ndikana aburana ari babiri ngo umwe abayigiza nkana ariko bitewe n'igihe tumaze tuvuye kwa muganga urabizi ko batubwiye ko nyuma y'amezi 6 tuzasura tukareba nimba hari ikintu cyaciyemo siko bimeze hagati aho rero ndumva twareba umunsi muri kino cyumweru kigiye kuza tukazajya kwa muganga tukareba yuko hari ikimana yatubwiye. byaba ari byiza n'ukuri twagenda tukumva icyo dogiteri yongera kutubwira tukaza tugategereza ikimana izakora. none ngo tuzajye kuwa kangahe, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu ushobora kuba yenda umunsi wo utakubangamiye ngiye ku kazi nakwakurushya nta kibazo ariko sinzi nimba we baruguha. Hari umunsi ni kuwa kangahe? Umunsi ni kuwa mbere. Waretse tukazajyayo kuwa gatatu kuko kuwa ejo hari umumama w'inshuti yanjye nshaka kujya kureba dusengana, hari utuntu nshaka kuvugana nawe hanyuma tukazajyayo kuwa gatatu mu gitondo. Hari icyo byagutwara? Ntacyo byantwara, icyo nkora ndamenyesha ku kazi abwire yuko bama nk'amasaha 3 tuzajya kumva icyo dogiteri dusubiza. Nta kibazo. Siko bimeze? Nta kibazo. Okay. Sawa rero ngiye werekana itegure njye ku kazi ubwo ndahita mbabwira n'ibyo bintu tubivugeho neza. Then ubwo gahunda niyo ngiyo ni kuwa gatatu. Nta kibazo. Nanjye reka nze nkomeze uko nari ndi mu gikoni. Okay. Sawa gugumana na murumuna wawe nanjye ngene njye kwitegura wikomeza ujye mu gikoni. Nanjye sawa ubwo turasubira mu kanya. Chérie. Wabaye warayireba uko mukazi cyokoza ndumiwe koko umugabo ananiwe urati urakabije no kwimana kuranya manywa gatinyuka ukabari umugoroba uba mu manywa gute umugoroba gute mbega ubusinzi ariko urakabije n'ukuri igihe urananiye ntabwo bizashoboka urasindatanywa rero rwose urananiye biteye n'ubwoba cyane gutinyuka duherukana umbwira ngo uraje ngenda gushaka ndakubura telefone nayo numva icamo ubwo se koko ibi bintu ni ibiki uraza mu gitondo izuba riva ubuse ukubonye abonye uturutse he ariko koko waretse koko waretse ibi bintu ko atari ibintu byiza koko kurara mpangayitse nakubuza uzi usinda igitondo cyose kuri aya manywa ubu ntabwo bigukojeje isoni wowe ntabwo ibi nzabishobora ntabwo ibi nabyemera oya ako we iyo uri muvugo wishye kuvuzira muri stade utekereza ko giye nazi kuvuga ndiko bitekereza wowe ubuti umukabananira tumugore kwara buhera aho daraye mu kazi hehe ubasaryewe daraye uri umugore hano uri umugabo ubundi uri iki hano muri rugo subiza niwe baza nimba wara nta kintu mfite cyo kuvuga gusa Imana yonyine nibise gusa niba utaretse ibi bintu rwose ngo ubireke ibi bintu ntabwo bizashoboka kuko ntabwo bizashoboka ntabwo wakubakana n'umuntu ugenda ntamenya aho waraye niba hari ikibazo wagize ibintu ni ibintu bikomeye cyane ntabwo nazabishobora kubyihanganira niba wowe wumva yuko umugore nta jambo adakwiriye kubaza aho waraye ubwo ntacyo sawa wa mugore we wibuka akaboko wabaritse urahira amasezerano wagize warayiye ko tuzabana mu bintu mu byiza ntakunanira kuba kunga umugabo wawe
ntabwo wigeze uvuga ko niburarira uzasubira iwanyu. Ubwo rero urarariye noneho wowe guma muri salo yewe ubwo giye kuryama noneho ubwo ngubwo urahitamo ko ndi umugabo wawe cyangwa urahitamo ubwo ibindi simbizi ibyo ushiza ntabwo nzi ibyo ari byo nyine reka njye kuryama noneho. Mana koko wari ushobora byose, ibi ni ibiki wantabaye uyu mugabo koko Mana, ntakumiro gusa Mana niwe ushoboye byose, ufite icyo wakora ukamuhindura kuko niwe wamumpaye kurabishoboye. Ako ndababaye Mana, ubwo ko amaherezo y'ibi bintu nayahe koko ya Mana we, amaherezo y'ibi bintu nayahe. Witeka we mfasha mu mbaraga z'umutima z'ubutsinzi zo kunesha. Ndagusabye nyakubahwa Imana, urakoze kuko niwe ushoboye byose. Amen. Kaze njye ku kazi naranakererewe saa 12:50 nkira aha ngaha. Jari sawa ndagiye. Ndagenda na. Ntakererewe kabisa. Bazedo y'amafuti rwose koko umugore banze yanyenze rwose yumvamo ntabwo bizava amahoro rwose twisubiraho. Yewe henga njye kwa Mukamabano njye kureba mwene data yadutumyeho kandi koko reka iby'uyu mugabo mbyihorere mbanze nigire kwa Mukamabano, turaza kubivugana buriya, turaza kubivugana nyuma uriya yasindutse nta kundi. Bampaye ntiyagezera yende vaho bakamukamubwira yageze. Siga dafunze kwe ushaka kunyicisha umutwe mani rwose ungaye yagiye kujya asiga inzu ifungura ushaka kuba azatwiba basanga bigiye kuri njyewe kandi ntabwo baryemera zero trip ariko none ntahebi nahumuriwe.
Aha baraharira. Karangwa. Wawe bashaka kubona inzu gusa kwiryamira. Se umugore yagiye n'akadobo. Ndi. Cyane.